kandi be kumvisha ijambo ry'Imana amatwi y'umubiri, ahubwo amatwi yabo y'umwuka Imana yakoreho kugira ngo ijambo ry'Imana babashe kuryumva. Mwami, iyo turyumvishije amatwi y'umubiri twumva ari inyandiko gusa, ariko twumvishije amatwi y'umwuka wera dukuramo ubuzima. None umuntu ugiye kurigabura turasabye kugira ngo imitima igiye guhembuka nawo umutima we uhembure, kugira ngo twese turusheho gufatikanya muri ibi bihe bitoroshye byo kumugoroba w'isi, kandi ubwo witegura kugaruka kuza gutwara itorero, buri wese azumva izina rye, Imana imutware aruhuke imiruho n'imibabaro, kugira ngo twese tugire umunezero udashira. Tubigusabye twizeye ku bwa Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mu mwanya mutoya tuganire ku ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, icyo Bibiliya ntagatifu yita iyimuka Misiri, cyangwa se icyo mwita Exodia cyangwa Exodus. Exodus bivuga kwimuka, Exodius mu Kigiriki bikavuga kwimurwa. Ni igice cyaho ngendereye igice cya 14, ariko nshaka ko duhera ku murongo wa 21 mu gice cya 12. Dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana, nkabateguza nkababwira ngo mwitegure tuganire ijambo ry'Imana mutuje. Nta munsi nzareka kubikora ku bwa Kristo Yesu. Hano turi kumwe n'abashumba benshi, mwakoze kuza, abamisiyoneri murahari. Hari uwari uri kunsetsa arambwira ngo twari dukuriye kujya tugira iteraniro ry'abapastori gusa, ngo kuko ngo haza abashumba benshi. Mwakoze kuza. Ni igice cya 12 umurongo wa 21 mu gitabo cyo Kuva. Umutwe w'amagambo cyangwa imbanziriza amagambo, hari soft bible zitagira izi titre. Haravuze ngo Mose ategeka Abisirayeli ibya Pasika. Ngendereye mu ijambo rimwe gusa, simpatinda, ndahita njya mu gice cya 14, hanyuma turaba tugeze umwanya wo gusoza. Haravuze ngo Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisirayeli, arababwira ati: nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika, mufate umukamato wa ezobu, muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa. Iri jambo ndaritindaho, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo, bibe itegeko kuri mwe no kubuzukuruza banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranyije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Ndasimbutse cyane ngeze mu gice cya 14. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose, abwira Mose ati: bwira Abisirayeli basubire inyuma, babambe amahema imbere ya Pahahiroti hagati y'Imegidoli n'inyanja, imbere ya Berisefoni, uti imbere y'aho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga ati: Abisirayeli bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Amen. Muri iki gice cya 14 nshakamo umurongo
wa 13 haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Iki ni igitabo cyo Kuva kitavugwaho rumwe n'abantu benshi. Hanyuma kandi iki gitabo cyo Kuva nababwiye abantu dukunda kubana, ndagira ngo tube concentre hanyuma twihute dusenge. Kubera iki cyitwa igitabo cyo Kuva? Ni ukuva muri Egiputa, Imana yimura ubwoko bwayo ibatwaye mu gihugu cy'isezerano, hanyuma gikurikira igitabo cy'Itangiriro. Ntabwo cyitwa Itangiriro kuko ari cyo gitabo cya mbere muri Bibiliya, cyitwa Itangiriro kuko ari cyo gitabo cya mbere kigaragaza itangira ry'imirimo y'Imana. Kindi kikitwa Kuva kuko kuva ni igihe Imana yavanaga abantu, ni ukwimurwa. Hakaza igitabo, ntekereza kwizo verse muri screen ntabwo ari ngombwa, nta kibazo, abantu bahita barangariramo bakajya gusoma ntibumve, ushatse wazikuramo, nge ndi no kubona zisubiramo. Hanyuma hakaza igitabo muzasanga icyitwa Kubara. Ni igihe babaraga Abisirayeli simpatinda, muzasangamo igitabo cy'Abalewi. Abalewi nibo bahawe amategeko simpatinda, bakora icyitwa gutegeka kwa kabiri cyangwa ivugurura amategeko cyangwa se gusubira mu itegeko. Abarundi babivuga neza, babyita gusubira mu byagezwe. Ibi bitabo byose biba combined bakabyita ibitabo 5 bya Mose, bigarukira ku gitabo cya Geshuwa. Ibi bitabo bya Mose babyita Taurati cyangwa se Pentateuch. Birimo amabanga atandukanye, ngira ngo mvugeho gatoya duhite dusenga. Harimo uburyo Imana yakunze umwana w'umuntu ikamugabira icyanya kitagira buri muntu wese. Icyo ni mu Itangiriro. Hagaragaza n'imbabazi Imana yagiriye umwana w'umuntu yacumuye, akongera guhabwa undi mwambaro. Imana ishimwe. Hanyuma mu gitabo cy'Itangiriro hakabamo uburyo Imana ishima umuntu ikamwimura. Bisobanura iki? Kwa Aburahamu biravuga ngo nuwazamuwe, Aburahamu bikavuga ushyizwe hejuru. Hanyuma Imana yarebye Aburahamu ishima kumukura mu rubyaro rwa Setera akava mu bigirwamana by'iwabo. Imana ikamuhamagara yonyine ubwayo kugira ngo ayitirirwe. Abateologi iyo basobanura baravuga ngo Imana ishaka umuntu ikorana nawe by'umwihariko utabaranwa n'andi mahanga. Muri iri teraniro ndagusengeye nanjye nisabira Imana ikubone mu bwoko bwera, mu gutoranya kwayo Imana igutoranye, mu gukora k'Uwiteka Imana ishimwe gukorana nawe. Imana iguhamagarire kukurobanura no kugukura mu ishyanga ritakebwe. Imana ishimwe. Imana igukure mu bwoko butera, igukure mu ishyanga ritakebwe. Aha mu gitabo cy'Itangiriro Imana igaragara nk'Imana ihana, ibwira Aburahamu ngo ubwo usinziririye ku gicaniro, ndi Imana ibatanze mu moko atari ayanyu. Aha ndagira ngo tuhumve gatoya, ni naho hari izingiro ry'ibyo dusengera. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, kuko warangaye nagutumye gutamba, ugeze ku gicaniro urasinzira. Ndagira ngo twitse dutekereze tutareba kuri Aburahamu. Umaze igihe kingana iki uri maso? Imana ibwiye Aburahamu ngo nagutumye ku gicaniro gutamba igitambo cy'uko muri amahoro, kuko atari icy'intambara, wagitanganye umutima udahagaze. Ugeze mu mahoro wumva si ngombwa. Hari abantu bajya bagera mu bihe Imana igasa nk'icishijemo terme y'uyu munsi, baravuga ngo ni imiyaga. Ukumva uraruhutseho gato, uri mu bukode wahozagaho, wabyukiraga muri niba tururi umushomeri. None uyu munsi ugeze aho wagatambye igitambo cy'ukuri amahoro, urasinziriye.
urasinziriye. Imana ibwira Aburahamu ngo kuko utabaye maso, ubwoko bwawe buzaba abashyitsi, abasuhuke n'abaretwa mu gihugu kitari icyabwo. Reka nihute, mu bantu bose bajyanywe mu bunyage harimo umuhungu wahabereye muzima, umugabo witwa Yosefu, aritwararika aririnda. Reka nihute, mu muryango wa Lewi havuka umwana witwa Mose. Bamwita Mose, bivuze ngo n'uwo narohoye cyangwa n'uwo nitoraguriye. Mose aragenda akundisha Imana umutima we wose. Mose yakunze Imana ari mu gihugu cy'ubunyage. Bakundwa, kuko ari kuri social media ntabwo mba nshaka kubwiriza ngo ntaruke. Hari abantu batubwira ngo impamvu badasenga nuko bari mu gihugu kitari mu insengero. Ndagira ngo mbabwire ko kwa Farawo nta rusengero rwari ruhari, ariko bubashye Imana. Muri Egiputa habaga ibigirwamana byinshi. Nimureba ikintu bakoreshaga banyaza Abisiraheli, babatandukanyaga n'abatambyi. First of all, byari bivuze ngo he kugira n'umwe muri mwebwe uza akabahuza n'Imana, kuko Imana yakoreraga mu batambyi kubera amakanzu n'utubuye twari turimo. Abaterekwa bakoreshaga ubufindo bwa Elimu na Turimu bagahura n'Imana. Ariko Mose ari mu gihugu cy'ubunyage, ari muri Egiputa, akunda Uwiteka binyura umutima w'Imana, agera ku rwego, simvuga uburyo yarezwe na nyina, adasenga, nta materaniro, nta pastori, nta muhanuzi, nta mutanzi, nta gitabo asoma, umutima we ushishikarira kumenya Imana. None wowe ufite YouTube channel uteraniraho, iwanyu hari urusengero, ugira Bibiliya, umutima wawe ubuze gukunda Imana. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uri hano, kunyagwa kubi ni ugutwarwa ibihe bituma dusabana n'Imana. Ariko ubwo wahawe umwanya wo gusenga, ukabona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, umubisha wagutwariye igihe akakunyaga, mubwire ngo ndekura. Uwiteka gushaka kuruta igihe, Imana igushaka kuruta ibyo uhugiyemo, Imana igushaka kuruta ugushaka ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire ko niyo Mana itungisha. Imana iratungisha, Imana iratungisha. Umuntu utunze Imana igomorana n'ubutunzi bwayo. Imana iratungisha, mwe muretse kugurana Imana. Kugeza ubwo umutima wa Mose utishimiye kurererwa kwa Farawo, aravuga ngo kugira ngo ngume hano kwa Farawo, najya mu banyagano bene wacu, kuko numvise ko Imana igiye kubatahana. Mose ajya mu Bisiraheli, ahunga Abanyegiputa. Imana ishimwe. Tumaze iminsi turi kuganira ku gusibura amasoko yacu. Hari agapuwe twagezeho turavuga, tubona Imana igisibura amasoko. Iyo amasoko asibutse haza amazi akaba imigezi cyangwa se amariba. Tuvuga ku gapuwe ko kurinda amariba yacu, agapuwe ko kurinda amariba yacu. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uri hano, kugira ngo Mose abe communicated n'Imana, nuko yateye umugongo abo muri Egiputa, kandi niho yariraga, nibo bamwigishije. Mose yize amashuri yo muri Egiputa, yize ubucunnyi. Hari igihe mwebwe muzi ngo ubucunnyi nibwo bwaje kuvamo shimi, ariko kandi ubucunnyi bwavuyemo shimi. Burya ntabwo ikorerwa mu mibare gusa cyangwa mu laboratoire gusa. Shimi iranahinguranya, ikareba no mu by'amaso atareba. Shimi irahinguranyaje, ureba mu mazi ukamenya ikinyabutabire kiri mu mazi. Ntabwo ibyo ari ukwerekwa, ntabwo ibyo ari ukwerekwa, ni ibikoresho bikoreshwa. Shimi irareba ikamenya ibyo muri kurya byangiza iki, bifite iki. Iyo ni shimi. Abisiraheli rero barayize kuko Egypt niyo yayitangiranye. Mose yize n'ubupfumu bwo muri Egiputa, kuko Egiputa, umwana w'umunyegiputa kugira ngo abe ari strong, yabaga azi gusabana n'Imana zibana n'abadafite umubiri. Ntabwo iri ari isomo rya Daniyeli gusa, musome Bibiliya irabivuga. Mose yarazi uburyo imbaraga z'Abanyegiputa zikora.
reka nshimire Imana itaraducunguye ngo ihite idutuza mu ijuru, yadutuje mu isi kugira ngo ishusho y'agakiza kayo igaragare. Kurabagirana kw'Imana bibonerwa muri Kristo, kurabagirana kwa Kristo bikabonerwa muri twebwe. Ni iki gituma Imana itatwimura mu barozi? Ni iki gituma itadukura mu bagome? Ni ukugira ngo izo mbaraga zabo zibe feyiredi, ariko biturutse muki? Mu mbaraga z'Imana zigendera muri twebwe. Imana ntiyatsinda ifite agasozi k'umwihariko mutuyeho. Ndagira ngo mvugane namwe ko ubutsinzi bw'Imana ni ukugendana nabo, mugaturana nabo, ariko kandi ntimube nkabo. Icyo Mose yanze rero, yari azi ibyo bakora, azi uko babikora, azi uko babigenza, yitandukanya nabo, ntiyakora nk'uko bakora. Arababwira ngo ndi ishyanga ryarobanuwe n'Imana. Jambo rivuga rite? Riravuga ngo yabonye ko kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yemera kuba umucakara, ajya mu buretwa. Ndavugana nawe, niba icyubahiro cyawe ugikomora mu byaha, kireke. Emera ukora uburetwa burimwe agakiza. Emera ubabare ushimwe n'Imana. Emera ugeragezwe niba binezeza umwami wawe. Niba binezeza umwami wawe, emera ugeragezwe. Oh, haleluya, Imana ishimwe. Emera ugeragezwe. Mose aravuga ngo ubwo ubwoko bw'Imana buhari, yemera guhara. Reka nihute. Imana ibonye umuntu wataye icyubahiro, ibonye umuntu waretse ibiryo, ibonye umuntu wasize ubwami, ibonye uwo muntu iravuga ngo nzakorana nawe. Hano harimo ibanga abamisiyoneri baze kuryitondera cyane kuruta abandi. Nanjye reka mbatongere mu maso y'Imana nka Pawulo atongera Timoteyo. Aha harimo ibanga riteye ubwoba. Ninde muntu Imana ikoresha ikamugira umwami? Ni umuntu wemeye gusiga icyubahiro n'indamu ze zose. Ntabwo umuntu ashobora kwitaba umuhamagaro w'Imana ngo azane icyubahiro no kwishyira hejuru ngo abe agishimwe n'uwamuhamagaye. Ikintu cyatumye Imana irobanura Mose ni uko yemeye gusiga icyubahiro cy'ibwami, yemera kuba umugaragu, bigera ku rwego yirukanwa muri Egiputa, yirukanwe n'umwami witwa Neko, ari we se wa Ramusesi, akaba Musa, akaba ise w'uyu mukobwa watoraguye Mose. Bose Ramusesi n'uyu mukobwa bavuka ku mwami witwa Neko, ari we waje gusimburwa na Ramusesi igihe Mose agaruka. Reka nihute. Mose yemera kujya kuba umushumba wo kwa Yetiro, ashyingirwa umukobwa wa Yetiro. Bakundwa, aha ndacyababwira abamisiyoneri mu nyumve, niba hari ikintu kibaho kigoye, giteye isoni, kibabaje ku muntu w'umugabo, ni uguhakwa kwa sobukwe. Ntushobora kuyobora urugo rwawe, sobukwe abakurusha mu ijambo. Bwa kabiri, aho kuba umukozi w'urugo rwawe ukorera sobukwe agatunga urugo. Ni ukuvuga ngo no kugaragara nk'umugabo ntibikunda. Mose ni mumbwira umwana w'umushumba ko azafatira icyemezo umwana wa nyir'umukumbi. Byari bigoranye, ariko yemera kwihanganira mu buzima butagira ijambo. Bagabo bene data, ni mu nyumve. Mose wihanganiye muri ubu buzima atakaje kwitwa umwana w'umwami, abisize ku bwa Kristo Yesu. Ndacyavugana namwe. Aburahamu ko asinziriye, Imana ikamubwira ngo nzaguhora icyo. Urumva usinziriye bingana iki? Wishyize hejuru bingana iki? Akamodokari kamwe, akamoto kamwe, stop gusa bastapinze muri passport yawe, icyo gusa kashe bateyemo yonyine irakuzamuye gusumbishije abera. Igihugu urimo kirimo ibyaha, kiri kuba indiba y'icyaha, indiri y'icyaha, kirakuzamuye kigusumbishije abera. Ariko Mose yabonye ko kwitwa umwana w'umwami, aravuga ngo ibi si ibyo kwirata. Aravuga ngo nakunda kuba mu buretwa. Simbabwira ibyo Mose ibimushushanya yakoze ashushanya Kristo. Uko Mose yavuye muri Egiputa ibwami,
bigaragaza uburyo Kristo yemeye kuza mu isi. Aravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Si icyo gusa, si impatinda, Imana irangije ihamagara Mose. Ngeze ku magambo nashakaga. Mose yageze i Mediyane kwa Yetiro, iramubwira ngo subirayo ujye gukora ubwoko bwanjye muri Egiputa. Impamvu mbabwiye ngo ngeze aho nashakaga, ndabona iminota igihari, reka nsubireho gatoya inyuma. Ni iki gitumye Imana ihamagara Mose? Ni amariba yo mu bitekerezo. Ndabivuga ntirengagije, mbabwije ukuri ndi imbere yanyu. Ntabwo ari ukugira ngo mufashwe, oya, ahubwo ni ukuri kw'ibyanditswe byera. Muti ukuhe kuri? Mose gutumwa n'Imana agaruwe muri Egiputa, yabaye concentré ko yabaga i Mediyane, uyu munsi ni Madina. Hari ku nzira Abarabu bose banyuraho b'abacuruzi bajya gucuruza, abaturuka muri Yaramaya bazamuka baza za Saudi Arabia, bose banyuraga kuri Mose yiragiriye umukumbi. Mose yaragiraga haruguru gatoya y'ubutayu bw'Herumoni. Mose aragiye yumva umugabo wihanganiye Imana, niwe wanditse igitabo cya Yobu, yanacyanditse mbere y'ibindi bitabo muri 48. Mose yumva umugabo wari ufite ubutunzi bwose bugashira, agakomeza akizera Imana. Mose akumva iyo story ya Yobu, yiga kubana n'Imana, Imana imeze nk'itagaragara. Iki kinyarwanda kiza kumvikana neza. Mose yiga kubaho mu buzima busabana n'Imana, Imana itaboneka, abikuye kwa Yobu. Iri somo numvaga nari buritindemo, ariko ndabona iminota igihari, n'ubundi ndaritindaho. Abantu benshi bashaka gusenga Imana, bahamagara nimugoroba, ejo mu gitondo ikaza. Abantu bashaka gusenga Imana basitara, bakunama bari guhuha kurwara, Imana igahita ikiza igisebe. Ntabwo ari uko Imana ibikora. Umwanditsi yaravuze ngo igisa naho yihisha, ngo kugira ngo abayishaka bayishake bakabakabye. Iravuga ngo ndi Imana ya hafi ndetse ndi n'Imana ya kure. Somye Bibiliya yarambwiye ngo ni Imana ikinga ibintu, ngo icyubahisha Uwiteka nuko akinga ibintu, ngo ariko abami n'abatware banezezwa no kubigenzura. Mose yabaye trained kubera Yobu. Yobu yarasenze, arageragezwa, asenga amasengesho yo gukiranuka. Ni umugabo wasenze amasengesho yuzuye, yavugishaga akanwa amagambo yo gukiranuka, agakoresha amaboko imirimo yo gukiranuka. Ubuhamya yatanze yaravuze ngo Uwiteka we, ninde mupfakazi wigeze ashyira ikibero cye ku karubanda, yabuze umwambaro yambara kandi muzi. Umva ibigwi. Aravuga ngo hari imfubyi yaburaye, nanirwa kuyigaburira mpari. Abwira Imana ngo ni iki gitumye unyirengagiza? Hari ijoro nigeze nirengagizamo umunyabibabaro, hari uwatatse simugereho. Ni umugabo wasengesheje gukiranuka, asengesha n'imirimo, kugeza ubwo yavuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo kandi gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ararahira kugeza ku gupfa, aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye nambaye undi mubiri. Ni umugabo wamaramaje. Ubu buhamya bwa Yobu buragenda bufasha Mose. Mose yiga kugumana n'Imana, Imana itaboneka. None wowe warambiwe ngo amasezerano yatinze gusohora, ngo urasenze ngo abahanuzi barakubeshye. Urarambirwa se? Uje ryari? Uje ryari? Imyaka ingahe se utegereje umugabo? Ni imyaka ingahe? Urarambirwa ukoze igihe kingana iki? Ushaka guhita ujya mu nzu ukoze iminsi ingahe? Ariko uragira ngo wubakire rimwe no kwiga, usoje kwiga uhite winjira mu nzu. Bene data, niba ari intambwe ikenewe, hakenewe intambwe yo kubanza kwihangana ukagira umutima wo gutegereza. Mose yiga kubana n'Imana, Imana itari kuboneka. Ndacyahasoma, ndacyabaganiriza, turi mu gitabo cyo Kuva. Iki gitabo ndagikunda. Mose yiga gusabana n'Imana itaboneka. Iyo nza kuba mbareba nari kubabwira ngo mbwirira mugenzi wawe ngo tegereza. Nari kubabwira ngo nimubanze mwihangane utegereze kugera ku bushake bw'Imana. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, kuza kwayo birihuta nibyo, ariko ninatinda ni amahitamo y'ubumana. Ni Imana itinda, ni Imana iza gahoro, ntitinde kugera aho igiye. Niyo yihuse ntiharenga, ikora mu bumana bwayo.
umuririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ikora ibyo yishakiye mu bumana bwayo, yo ntivuguruza, byose irabishoboye byose. Ntabwo nababwiye ukuntu nagiye gusenga mfata amasengesho y'iminsi 7 ndi mu bwato. Fata ubwato nkagashya nkabusubizayo, nkagashya ngasubiza imuhengeri, bukongera bukigarura ku mwaro aho twita ku nkombe. 7 irashira je, 7 irashira. Ndi gusenga mfite amakuba anzengereje. Navuye muri ayo masengesho mpura n'amakuba rutayo narindimo. Bishatse kuvuga iki? Iteka ryose y'Imana yaguhaye imbaraga nibwo ibikugerageza biza. Imana irashaka kwirata gukomera kwawe. Niba iri kukugerageza rero hagarara ushikame. Ariko reka nkubwire ngo siko bizahora. Ntabwo Imana ishaka ko umuntu ageragezwa kugeza aho ubugingo bwe bupfuye. Oya. Imana rero ireba Mose, iramubwira ngo subira mu gihugu cya Egiputa, ugenda ubwira Abisiraheli, ubabwire ngo nimutahe, igihe cy'uburetwa kirarangiye. Ntabwo nzi uwo ndi kuvugana nawe. Imana ibwira Mose ngo subirayo, kwetura inkweto, hanyuma fata inkoni, ikindi genda. Bwa mbere yamuhaye imbaraga, imuha izina, imuha umuvugizi, imuha n'ubwami. Ibintu bine Imana imuhamagaye. Bwa mbere yamuhaye imbaraga, yarabanjira mweza. Amaze kwera, Imana iravuga ngo ufite iki mu ntoki? Arayibwira ngo ni inkoni. Irambika hasi yihinduka inzoka, ongera uyiterura, yiteruye n'ubundi irongera ibinkoni. Biravuze ngo ndaguhamagaye, nguhaye ubutware, nguhaye imbaraga zimira izindi. Ndagira ngo mvugane namwe nihute mfate conclusion. Imana Data wa twese yiguhamagaye, iguha imbaraga zimira izindi. Yesu yarabivuze, aravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Aravuga ngo nimurya n'ikica ntacyo kizabatwara. Nibande kitazagira icyo gitwara? N'abantu bakangutse bakagira ibyo basiga kubera ubwami, bakaba bari mu nzira n'intego ya Kristo Yesu. Bwa kabiri Mose aravuga ngo nzajyayo nitwa nde? Iramubwira ngo nzakugira nk'Imana, imuha izina. Genda ubabwire ko nitwa ndiho. Hari abantu bakorera Uwiteka batarahabwa izina bagenderamo. Yesu yaravuze ngo muzabikore mu izina ryanjye, icyo muzasaba mu izina. Amen. Reka nihute ndenga ibyo Mose yahawe. Ageze muri Egiputa, Farawo aramwakira. Uyu Farawo wakiriye Mose azi Mose ariko ntazi Imana. Subirizeho ikibazo abantu bajya bibaza mu ijambo n'ubundi dusomye. Imana iravuze ngo nzanangira umutima wa Farawo. Hari abantu bajya bavuga ngo ko Farawo yanangiwe n'Imana, Imana ntiyamuhoye ubusa. Uzi impamvu Imana inangiye Farawo? Amaze imyaka myinshi yumva ijambo Imana, yumva Uwiteka, kandi afite n'ubwoko bw'Imana. Ntiyigeze agira amatsiko na rimwe yo kujya gushaka kumenya Uwiteka. Yateye Imana umugongo. Musome kuva ku bwa Yosefu, Mose ataravuka. Bibiliya iravuga ngo himye umwami utarigeze kumenya Yosefu. Ariko se niba atazi Yosefu, ntazi n'ikigega Yosefu yarinze? Niba atazi ikigega, ntazi n'inzara yateye mu gihugu? Niba atazi inzara yateye mu gihugu, se ntazi ubwo bwoko buri muri koroni? Niba atazi ubwo bwoko buhari, ntazi n'igihugu baturutsemo? Niba atazi igihugu baturutsemo, ntazi n'Imana yaho? Ubwo ibyo byose ndi kubibabwira ngenda nkurura kugira ngo mwumve ukuntu Farawo yirengagije Imana, ku buryo bamubwiye ngo rekura ubwoko bw'Uwiteka. Arababwira ngo Uwiteka ninde? Ntabwo yababajije mu buryo bwa curiosity afite amatsiko, yababajije ashaka kubabwira ngo uwo mwita Uwiteka ni igiki. Uwo mwisi Uwiteka ni igiki? Uyu munsi hari agasuzuguro n'igitutsi biri ku bwoko bw'Imana. Uburyo umuntu asenga yagera muri situation akavuga ngo aha ngo arasenga da. Iyo niyo sanse Farawo yafashe mu Imana. Sabarokore se? Uti na ba wundi w'umurokore? Uyu nawe hari uheruka kubyara, turamufasha tumukura kwa muganga, yarabuze amafaranga yo kwishyura. Muri bya bikorwa mujya mukora ku ijwi ry'umukanguzi na mukanya kandi mwakoze. Nabonye abantu bagiye bavuga ngo dufite ituro ngo muduhe umuntu dufasha. Mwakoze. Tujya kumukura kwa muganga,
abantu bose bahinduye imvugo bavuga ngo burya wa murokora Imana yirumva, ngo yishyuye ibitaro ataha n'imodokari. Reka mbabwize ukuri, uretse n'iyo modokari hari n'amagare y'umwuka wera. Ntabwo ari icyo gusa, hirya y'ubwo buzima hariyo n'ubundi, hariyo n'ubugingo. Si ibyo gupfa, Farawo arinangira yanga kumenya Imana. Imana iravuga ibwira Mose ngo ubwo yabihereye kera, noneho uyu munsi n'ibitangaza nkora ntibimwemeza, ndamunangira kugeza ku rwego munanguye. Nicyo rero cyatumye Imana inangira Farawo. Yateye umugongo Imana, yanga kuyimenya. Kandi umuririmbyi yavuze ngo iki Birigaramu yaravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Icyo nicyo nashakaga, abantu bose banga Imana bazapfa ntibibukwe. Nihuta rero ngasoza, Imana ishimwe. Mose ageze muri Egiputa baramumenya. Farawo wa mbere ise umwe nababwiye witwaga Neko yari yarapfuye, hasigaye umukecuru wari wararekirise Mose. Ese ubwo ntimubyibuka umukobwa wa Farawo watoraguye Mose? Mose yasubiye muri Egiputa wa mukobwa agihari. Hanyuma himye ingoma musaza wa mukobwa, ari we mwana wareranwe na Mose, ari we Farawo witwa Ramusesi. Ise yitwaga Neko yarapfuye. Umwana uri ku butegetsi witwa Ramusesi ni umwe warwanye na Mose bakamwirukana, niwe watumye birukana Mose. Agarutse ku bwami bufitanye nawe ikibazo, bwari bwaramucunguye. Umwe abonye ihumure kuko abonye umwana yari yaratoraguye akamurera. Abisiraheli babonye ihumure kuko Imana igaruye umuntu uri bubakure mu buretwa. Farawo nababonye ihumure, abonye uburyo yihorera ku mwanzi wari waramucitse. Mose nababonye ihumure, abonye uburyo acyura ubwoko bw'Imana muri Isiraheli. Dore igitangaza rero, Mose ahageze, Farawo ntiyashatse guhita amwereka mushiki we, yahise ahamagara abarozi n'abapfumu. Nibura yahise ahamagara abakonikoni, aravuga ati icyana kije ndakizi, imbaraga zacyo ndazizi, ubu bupfumu atagira ngo ntibukora, nimuze mumuroge. Abantu bazi ngo yarambitse inkoni ihinduka inzoka, ntabwo ari Mose, ni Aroni wabikoze. Aroni abikoze, Farawo yegeranya abarozi bose. Ngeze kuri conclusion kugira ngo dusenge. Aroni arambitse inkoni muri siyasa, mu buryo buri strategique. We ntazi icyo akoze, ariko Imana izi icyo akoze. Kubera iki? Bamenya imbaraga Mose afite, ariko ntibazi Imana iri kumwe nawe. Baramubwira ngo izo mbaraga natwe turazigira, izo mbaraga natwe turazifite. Guhindura inkoni inzoka turabizi, kubaka mu bibanza inaha turabishoboye, amabubu n'amapantaro agezweho n'amakositime turayambara, imodokari zigezweho turazizi. Ariko hari icyo batari bafite. Ntabwo bari bafite Uwiteka nk'umutabazi, ntabwo bari bafite umwuka wera nka backup, nta sezerano ry'Imana ntaryo bari bafite. Mose ari muri destination y'Imana. Haleluya. Mose arategereza, inkoni ya Mose ntiyabyimba ntiyakura, inzoka ikomeza ari yayindi. Mwese murabizi uburyo inzoka ya Mose yamize izindi nzoka. Byari bivuze ngo noneho Mose ahawe ubutware ku bandi banyabutware bari mu gihugu cya Farawo. Simparenga, Imana iramubwiye rero ku munsi wa nyuma mu gice cya 12, iramubwiye ngo nimufate abana b'intama. Niba hari ikintu cyiza kibaho mu matungo, jene kwizera ni ukubona umwana w'intama. Ni iki gituma Bibiliya itubwira ngo turi intama za Kristo, yarangiza ikatubwira ngo muhore mumeze nk'abana batoya? Niba hari ikintu cyiza kibaho ni umwana w'intama. Niba hari itungo ribi ribaho ni intama ishaje. Intama ishaje iranuka. Akana k'intama kagukiniraho ukagaterura ukumva gateye ubwuzu, kaba kanyerera, ubwoya bumeze neza, ni akana k'intama. Ariko reka gasazi icyo yakiripfundika ukagira ngo ni rasta w'umutindi.
ni iki gituma imana itabashaka mushaje, ishaka ko muhora muri abana b'intama? Irabashaka muri bashya, mudashaje, ibintu by'idini n'imyumvire bitarabakoronije, ibintu by'imibare n'ibihekane bitarabazengereje, muhore muri abana. Amen. Niyo mpamvu Yohana yandika yaravuze ngo bana bato. Yabandikiye nk'abana bato. Yesu arangije aravuga ati uyu munsi muri abana b'Imana. Ni iki gituma Bibiliya ivuga ngo muzarinda imvi z'uruyenzi nyibaheka? Imana ishimwe nuko mukiri abana b'Imana. Iravuga ati none nimushake abana b'intama batarandura, batapfunditse ibyoya, badashaje, babizi ko ari abana. None nimurangiza mubabikire, bagera igihe cya Pasika, biravuze ngo nimubabage, mwice abagazi b'intama. Muti tubazwe dute kandi turi intama za Kristo? Umuntu utarakira urupfu rwa Kristo muri we ngo apfane na Kristo, ntabwo uyu nguyu kwizera Imana biragoye, bisaba kubanza gupfana na Kristo tukazukana nawe. Aho si impatinda. Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo noneho Mose we, babwire bafate amaraso y'abagazi b'intama bayashyire mu rwabya. Muki urwabya rushushanya iki? Ndaza kukavugaho gatoya nsoza. Noneho nibamara gufata ya maraso y'intama, bafate umukagato bacamati icyitwa ezobu. Ezobu ni akatsi gakoreshwa basukura boza utujerekani, ibintu bya plastique, gakora nka sturuwaye. Nimubyibuka Dawidi yaravuze ngo unyezeshe ezobu. Ezobu ni akantu gakuba. Mariseri wavuga icyumwa, ariko icyumwa burya kiroroshye, ezobu ifite ubukana buruta bw'icyumwa. Noneho ngo mufate umukagato wa ezobu mushyire mu rwabya. Nimureba urwabya rushushanya imibiri yacu. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo kuko ubwo butunzi babutwaye mu nzabya zibumba. Amen. Urwabya ni umuntu wese, ni mu nzabya zibumba. Imibiri yacu ni ibumba, Imana irabizi ko turi ibibumbano. Noneho ezobu mu rwabya n'amaraso mu rwabya, biravuze ngo urwabya rufite ayo maraso na ezobu ni ibikorwa bibiri. Amaraso arashushanya urupfu n'ubuzima, ezobu ishushanya koza umuzuko. Haleluya! Irashushanya koza umuntu uzuwe. Hanyuma amaraso arashushanya urupfu no kubaho. Noneho Bibiliya iravuze ngo ayo maraso ntimuyareke, ngo muyasige ku nkomanyizo z'imiryango. Beneda, ijambo ry'Imana riraryoha. Inkomanyizo ni mu mpande z'umuryango, aho urugi rukingukira naho rufungiye. Hanyuma ahitwa mu ruhamo ni hejuru y'umuryango. Noneho musigeho amaraso. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Uwiteka ari buze kunyuraho, kuko uyu munsi ni umunsi w'urupfu rw'Abanyegiputa. Ntabwo nzi niba munyumva, ni munyumve mbaganiriza ijambo ry'Imana. Baramubwira ngo uyu munsi ni urupfu rw'Abanyegiputa. Bene data, hari imbaraga ziba ku buzima bwawe, hari umwanzi wagufashe, hari abadayimoni bakugenza, hari umurozi ukuroga buri gihe. Umva itangazo. Haleluya! Hari karandi gukurikirana. Umva uko ijambo ritubwiye. Ubwo umaze kwezwa, ubwo wakiriye urupfu rwa Yesu, ubwo uzukanye nawe, umva itangazo. Uyu munsi Abanyegiputa barapfa. Terora sinima ehoria, terora nginima esadra. Imana ishimwe. Mose arabitangaza, aravuga ngo kuko uyu munsi Abanyegiputa bari bupfe. Bamaze iminsi bica mariage yawe, amaze iminsi aroga inda zikavamo, amaze iminsi agusebya, amaze iminsi akuzinze. Ariko uyu munsi urupfu rw'ababisha b'Imana rugereka ubuzima bwawe. Haleluya! Imana itongoza urupfu rwayo, irutongoreshe. Gutongora, ikureho ibidafite umumaro biri ku buzima bwawe kandi bikuzeho urupfu, bikuzeho urupfu rw'Abanyegiputa. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana yica imigambi y'icakura,
Imana yica izo ndwara ziri muri wowe. Umunyegiputa yaba indwara, yaba ubukene umaranye iminsi, yaba ideni riguhangayikishije. Umunyegiputa yaba kuvuga ntiwumvirwe. Umunyegiputa yaba diplome itagira akazi. Umunyegiputa yaba kwiga ukabura uburyo ugaraduwetinga. Umunyegiputa yaba kwiga wasoza kwiga ukabura diplome kubera ideni. Egiputa yaba inzu iguhangayikishije kuzura byaranze. Egiputa yaba urubyaro rutakumva. Uyu munsi Imana yica iyo myumvire mibi, iguha ubuzima bushya. Imana iguha umuzuko. Yavuze ngo nimukagate, muterure, mufate ezobu muyishyire mu maraso. Mwakire kwera kw'Imana. Wakire kwera kw'Imana mu buzima bwawe. Irababwira ngo mufate uwo mwagazi w'intama mu murye. Bene data, iyegurire Kristo aba ari we uguhorera inzigo. Aravuga ngo mumurye muhereye mu minono. Umunono ni ikirenge, ikirenge gisobanura ubutumwa. Muhere ku bintumwa za Yesu, muhagarare nk'uko yahagarara, muhamye mu bandi nk'uko yahamya. Mumurye muhereye mu munono. Amaboko ashushanya imirimo ya Yesu, mukore nk'uko yakora. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo babone imirimo yanyu bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Imana ishimwe. Umutima wa Yesu usobanura iki? Usobanura urukundo no guca bugufi. Yaravuze ngo munyigireho kuko noroheje mu mutima. Aravuga ngo umutwaro wanjye nturemereye. Murye kugeza mu mutwe. Umutwe ni ubwami bwa Kristo, ariko ni ubwami bunyura mu mibabaro, kuko umutwe niwe bambitse amahwa. Bene data, ni murye uwo mwagazi w'intama. Imana ishimwe. Ni murye uwo mwagazi w'intama. Mumuryane kwera, mumuryane ingeso nziza, mumuryane agakiza. Haleluya. Ni murye uwo mwagazi w'intama. Mumuryane umutima uhindutse, mumuryane imirimo myiza, kuko agambiriye kubatandukanya n'ishyanga ritakebwe. Imana igambiriye kugutandukanya n'ishyanga ritakebwe. Imana igutandukanya n'ishyanga ritakebwe. Zina ryawe rikurwe mu gitabo cy'ishyanga ritakebwe. Aho wari utukiwe, Imana igutandukanye n'ishyanga ritakebwe. Imana ibwira Mose ngo rangurura ubibwire bose. Ndabibabwiye bene data, inshuti z'umusaraba, abo turi kumwe hano n'abo turi kumwe online, ndabibabwiye, Imana igambiriye kugutandukanya n'ishyanga ritakebwe. Uwo murozi ntakwiriye kugira umwandu ku mwana wawe. Dawidi yarabisenze, aravuga ngo umwandu w'abakiranirwa ntabwo ukwiriye guhora ku mwandu w'abakiranutsi. Hari agasuzuguro k'abadayimoni twangiye muri iri teraniro. Tumaze icyumweru kirenga turi gusenga, stili nawe turacyasenga. Imana igutandukanya n'umwandu w'abatizera. Ibiganza byawe Imana ibiha umugisha wabyo, ibirenge byawe Imana ibihagarike mu mwanya wabyo, mu izina rya Yesu. Amaso yawe reba ihumure riyakwiriye, mu izina rya Yesu. Mose abitangariza Abisiraheli, urupfu ruraza, urupfu ruratambuka. Shaka kuvugana nawe ngo kubw'umwami Yesu mu gihe cy'urupfu aguhaye ubuzima. Abandi baciye bagapfa, niho nanjye nanyuze nkabaho. Abandi baciye bagapfa, niho nanjye nanyuze nkabaho. Imana iguhera ubuzima aho abandi bagwa. Imana iguhera ubuzima aho abandi bagwa. Urwaye indwara yica abandi, Imana yigukize. Icyo wakoze nicyo cyasebeje runaka, Imana ikigukize. Aho wahinze niho runaka yananiwe kweza, Imana ibigukize. Imana ikukiza urupfu aho rukorera. Imana igukiza urupfu aho rwicira. Imana ikurinda urupfu aho rutuye. Imana ikurinda urupfu kubw'amaraso ya Kristo. Imana iguha uburame, kurinde gupfusha ibyawe, n'abaguhungiyeho bakire. Imana ikugira ubuhungiro bw'abandi, mu izina rya Yesu Kristo. Abanyegiputa ntibazongere na rimwe guhangara icyubahiro cy'Imana mu buzima bwabo. Mu gice cya 14 Imana ibwira Mose ngo noneho nimubamba amahema, ku murongo wa mbere. Baragiye barihuta, nawe usenga niko wabishatse. Barihuta basiga abanyegiputa. Imana iravuga ngo no, sinzabikora batareba. Iravuga ngo Farawo azibwira ko mwahabiye mu butayu, ubutayu bukabakingiriza. Nimubamba amahema, naza azayabone.
mubamba amahema. Hari igihe wabambye amahema uguma muri botike itunguka, ubamba amahema ubaho mu buzima butagira akazi. Ayo ni amahema wabambye hagati y'imisozi yo muri Egiputa. Impamvu ari yo muri Egiputa ni uko byahindutse igishungero. Ayo ni amahema wabambye. Hari igihe umuntu abamba amahema agasubira inyuma ku munsi w'ubukwe bugapfa, ugasubira inyuma ukabamba amahema. Ubwo wagumanye n'Uwiteka, gira ihumure rigwiriye. Imana ishimwe. Babambye amahema, ingabo z'Abanyegiputa zirabegera. Ndashoshe. Zibegereye Mose nawe yegera Uwiteka. Abanyegiputa begereye Abisiraheli, Abisiraheli nabo begera Uwiteka. Ijambo rimwe Imana ibwira Mose ngo babwire bakomeze bagende. Ndagira ngo tugaruke nyuma dusenga. Iramubwira ngo babwire bakomeze. Sinzi aho uri kujya, ntabwo nzi bije yawe, sinzi ibitekerezo byawe, ariko niba umaze kwezwa n'ijambo rya Kristo, amaraso ya Yesu akaba yakuboneje mu by'ukuri, ndahanurira ubuzima bwawe ngo komeza ugende. Inyanja itukura nibyo irahari, ingabo za Farawo zirahari, ariko ndahanurira intambwe y'ibirenge byawe ngo komeza ugende. Dosiye barayubitse, ndaguhanuriye ngo komeza ugende. Komeza utere intambwe mu izina rya Yesu. Umushahara suwo, komeza ugende. Salari ntihagarariraho, ibe upgraded, komeza ugende. Komeza ugende. Ntabwo ari ugukundwa n'uwo gusa, kundwa n'abandi bafite amasoko y'imigisha yawe mu biganza. Komeza ugende. Ndavugana n'ubuzima bwawe, komeza ugende. Komeza ubeho mu izina rya Yesu Kristo, kandi uve mu makuba nk'ucika, ugende nk'uwiruka, ugende nk'uhunga, wihutire kugera ku zawe. Igihugu Imana yaragiteguye, Kanani irahari. Abanyegiputa ureba, lole benisika nima ehoria, Abanyegiputa ureba tibari buhagarika intambwe zawe kuko wahagurukanye n'Imana. Abanyegiputa ureba ntabwo bahagarika intambwe z'ibirenge zawe kuko wagendanye n'Imana. Ndavugana nawe ngo komeza ugende. Gahunda yawe ni ukubyara, none Umunyegiputa yari yararoze. Ndavugana nawe ngo komeza ugende.